nta kubasha kuvuga byatuyobeye twese turimo turarira. Yatambutse inzoka nyine ubwo mu masaha ni nka 3 z'ijoro ahari arimo yinjira mu nzu ngo ahita avuga ngo atambutse inzoka ubwo yicara muri saro ahita asinzira. Yamaze gupfa nayo irapfa ariko nyuma ngo bayitwikishije amasharani kuri iyi tahiye ariko nayo yari yamaze kwipfusha. Iyo nzoka nyine yari ngo yanahiriwe ejo ku irembo aho mu byatsi. Wowe nyine ari ku bitaro bahise bajyana kwa muganga ariko byarangiye. Nandi nkurikirana inkuru y'urupfu rutunguranye rw'umwarimukazi bapfa bavuga ko yishwe n'inzoka. Nanjye mbimenya rwose ubu mbimenye hano mu nama. Bavuga ko byabaye, bababwira ko byabaye. Byabaye nayo makuru ufite kugeza ubu ngubu. Twavuye ku kazi nk'ibisanzwe kuko yari umwarimu nanjye twakoranaga ku kazi. Noneho ubwo twavuye ku kazi rero bisanzwe, umwe ajya mu rugo n'undi ajya mu rugo kuko twanabanaga nyine niwe wari uncumbikiye tubana mu rugo. Rero igihe cyaje kugera nyine nkajya gusenga nko byo mu masaha moya. Noneho rero nyine yaragiye wumva ko yagiye gusengera hafi y'urugo rwe nyine ku wundi muturanyi nawe umudamu twigishanya nyine. Barasenga Imana nyine bisanzwe nyine igihe kiragera cyo gusoza barasoza. Rero yaje gutaha atashye rero nibwo ngo atambuka inzoka nyine asubije inyuma amaso inyuma abona ko ari inzoka. Ariko mu masaha angahe? Hari nko mu masaha 2 z'ijoro. Mu masaha 2 z'ijoro yego. Nibwo umva nyine ko aratashye nyine barangije gusenga atashye. Ubwo rero nibwo yageze mu rugo, ize mu rw'ijambo yavuze ngo ko iyo nzoka nyine n'undi ngo yamye yahiriwe yazenguruka. Abana bamubwiye ati hano twahabonye inzoka. Ubwo ngo yageze mu rugo nyine muri iryo joro ahabwa ati ya nzoka ndayibonye. Ubwo iryo jambo ryo yavuze ahita yitura hasi, yahise birangira uko nta kundi gusubira kugwamo kundi, yahise apfa nyine. Ubwo rero nyine bamujyana kwa muganga, bamugejejeho muganga amukojeje n'igipimo nyine basanga byarangiye ko kwita amushyira mu buruhukiro nyine birarangira. Nta yandi nimba nageze nta kundi kunyeganyega nta kintu. Ndakubwiye ngo yamaze kuvuga iryo jambo ageze mu rugo nyine mu nzu muri sara kikingura abwira abana ngo yanzoka ndayibonye, yahise yikubita hasi. Ubwo nta rindi jambo yavuzeho, nta no gusamba nta no gutera igere. Reka twongere tubifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Yosua TV aho muri hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Muri aya masaha tuje imbere ya mikoro ni inkuru tumaze kumenya, ariko inkuru y'akababaro, inkuru irimo ibintu byinshi bisa naho bidasanzwe. Tubanze twihanganishe n'umuryango w'uyu mubyeyi watabarutse. Uyu nguyu yitwa Yankurije Jose, ni umubyeyi usanzwe asengera mu itorero rya ADEPR. Uyu nguyu ku masaha y'ejo ku mugoroba, amakuru dukura mu baturage aravuga ko yatashye avuye mu kazi asanzwe akora k'ubwarimu ku kigo cy'amashuri abanza. Atashye ageze mu rugo iwe ngo asanga hari inzoka iri mu muryango, ayirenga atayibonye. Yinjiye mu nzu amaze gucana itara ahita abona iyo nzoka, ndetse iyo nzoka ngo yahise ipfa. Hanyuma we arakomeza ajya kwicara muri saro yumva nta ntege afite. Hanyuma birangira ashize mu mwuka, yahise yicara arasinzira. Abana barebye basanga umubyeyi yamaze gutabaruka. Amakuru abaturage baravuga ko bahise bamufata bamujyana ku bitaro bya CHUB, ariko bakamujyana ngo yamaze gutabaruka. N'amakuru tugikusanya nk'itangazamakuru, dore ko mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage wari mu nama, uyu yitwa Kankesha Annonciata, yatubwiye ko muri rusange amakuru yamenye ariko bitandukanye n'ibyo abaturage bari kuvuga, ko umuturage uyu Yankurije Jose ejo ngo yiriwe yumva atameze neza. Ageze mu rugo rero yumva ntameze neza, ngo bamugeza ku bitaro bya CHUB, ariko aza gutabaruka, ari nacyo ahurizaho n'abaturage ko yatabarutse. Wenda uburyo yatabarutsemo n'icyabiteye nicyo badahurizaho, ariko ubuyobozi bwo bwamaze nabwo kubyemeza. Hari amajwi dufite ijwi ry'umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kankesha Annonciata. Turaje mu kanya turibumvishe. Dufite amajwi y'abaturage bari aho ngaho muri urwo rugo, ariko andi makuru dushoboye kumenya muri uyu mugoroba
ni uko ngo abaturage baketse amarozi, kuba inzoka ngo umuntu yarayirenze agatabaruka nayo igahita ipfa, ariko bikavugwa ko nanone iyo nzoka yari yiriwe aho ngaho, ngo hari umuntu waje kuza abo bita abagombozi agaragaza ko ngo hari urugo rurimo umugore n'umugabo baba ari bo bari bateje inzoka uyu mubyeyi wasengeraga mu itorero rya ADEPR. Hanyuma icyo abaturage bakoze bakimara kumenya ko ngo muri urwo rugo ariho hari abantu bateje iyo nzoka uyu mubyeyi agatabaruka, icyo bakoze ngo babasagariye, bangiza inzu yabo ndetse nabo ubwabo barabakubita hafi yo kubica, ndetse polisi n'inzego z'umutekano ziratabara, ariko muri uko gutabara zihageze abaturage bari bariye karungu ngo bima inzira polisi kugira ngo ishobore guhosha iyo mirwano, aho abaturage bashakaga kwihorera. Biba birebire, polisi mu buhanga bwayo ishaka gutwara abantu bakubitwaga irakomeza iragerageza. Amakuru tudahagazeho ariko abaturage baduhaye ni ay'uko ngo polisi ishobora kuba yanakoresheje ubundi buhanga kugira ngo ishobore gutwara abantu mu buhanga baba barize. Birashoboka ko yaba ari ukurasa mu kirere kugira ngo abantu wenda batatane. Polisi ngo yakoresheje uburyo budasanzwe ariko budahungabanya abaturage. Nanone aba bantu bahohoterwaga bashobora kubajyana, biravugwa ko nabo bamaze kubageza ku bitaro. Amakuru turacyayakurikirana. Ubu ngubu ndimo ndikodinga iyi nkuru, nari maze kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, ansaba ko mwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Namumwandikiye, nanamuhamagaye kugira ngo dushobore kuvugana, ambwire niba ibi yabimenye, ndetse n'ubutumwa aha abaturage, aho bigaragara ko niba umuntu yatabarutse ntiharamenyekana icyatumye atabaruka neza, dore ko binemezwa n'abaganga babifitiye ububasha, ariko abaturage bo bagafata iya mbere bakihorera. Ibyo nabyo twumvaga hari ubutumwa yagakwiye gutambutsa kugira ngo abaturage ntibakajye bihanira, cyane ko turi mu gihugu gikurikiza amategeko. N'abatindiye rero, reka twumve nyakwigendera ava kwigisha akagera mu rugo kugeza atabarutse ni iby'abaturage, ndetse turaza gukurikizaho n'ijwi ry'umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Kankesha Annonciata, wari mu nama ubwo yavuganaga na mugenzi wanjye w'umunyamakuru. Kandi dukomeje kwihanganisha uyu muryango n'abakirisitu muri rusange, abaturage muri bwumve iyi nkuru, mwumve ko muri iyi minsi hari ibintu biri kugenda byaduka bidasanzwe. Twumvise iyi nkuru tutareka kuyibabwira, ahubwo ari umwanya wo kugira ngo turusheho no gusengera umuryango usigaye, ndetse n'ufite uko yatabara umuryango usigaye abe yanyarukira mu karere ka Huye, cyangwa se tukamuhuza n'umuryango w'abasigaye akaba yabasha kubafata mu mugongo. Twese dukomeze twihangane. Ndimo nkurikirana inkuru y'urupfu rutunguranye rw'umwarimukazi wapfuye bavuga ko yishwe n'imodoka. Nibwo nanjye mbimenya rwose, ubu mbimenyeye hano mu nama. Bavuga ko byabaye? Bababwira ko byabaye? Oya, kuba byabaye ejo yigishije, ageze mu rugo yumva ameze nabi, agiye kwa muganga ahita yitaba Imana, yaguye kwa muganga. N'ayo makuru ufite kugeza ubu ngubu, nanjye mbimenye nona. Ayo rega barabaye, burya icyangombwa nuko muba mwabibwiwe n'inzego zifite ububasha muyobozi. Nyine urumva ejo yarakoze, aracyari yaguye kwa muganga ahageze. Yaguye mu bitaro? Muri CHUB, bambwiye ko yaguye CHUB. Murakoze cyane. Nyine urebye urwo rwaje rwadutunguye. Yitwaga nde ubundi? Yitwaga Yankurije Jose. Yego. Ubwo rero nyine twavuye ku kazi nk'ibisanzwe kuko yari umwarimu, nanjye twakoranaga ku kazi. Yego. Noneho ubwo twavuye ku kazi rero bisanzwe, umwe ajya mu rugo n'undi ajya mu rugo, kuko twanabanaga nyine niwe wari uncumbikiye tubana mu rugo. Rero igihe cyaje kugera nyine nkajya gusenga nko byo mu masaa moya. Noneho rero nyine yaragiye wumva ko yagiye gusengera hafi y'urugo rwe nyine ku wundi muturanyi nawe w'umudamu twigishanya nyine.
barasenga Imana nyine bisanzwe nyine igihe kiragera cyo gusoza barasoza. Ko rero yaje gutaha atashye rero nibwo ngo atambuka inzoka nyine asubije inyuma amaso inyuma abona ko ari inzoka. Hari nko mu masaa angahe? Hari nko mu masaa 2 z'ijoro. Mu masaa 2 z'ijoro yego. Nibwo umva nyine ko aratashye nyine barangije gusenga atashye. Ubwo rero nibwo yageze mu rugo ize mu rwishambo yavuze ngo ko iyo nzoka nyine n'undi ngo yamye yahiriwe yazenguruka abana bamubwiye ati hano twahabonye inzoka. Ubwo ngo yageze mu rugo nyine muri iryo joro ahabwa ati yanduka ndayibonye. Ubwo iryo jambo ryo yavuze ahita yitura hasi yahise birangira uko nta kundi gusubira gukamo kundi yahise apfa nyine. Ko rero nyine amujyana kwa muganga bamugejejeho muganga amukojeje n'igipimo nyine basanga byarangiye ko kwita amushyira mu buruhukiro nyine birarangira. Nta yandi nimba nageze nta kundi kunyeganyega nta kina. Ndakubwiye ngo yamaze kuvuga iryo jambo ageze mu rugo nyine mu nzu muri sara kikingura abwira abana ngo yanzoka ndayibonye yahise yikubita hasi. Ubwo nta rindi jambo yavuzeho nta no gusambana no gutera igihe niko byagenda. Mwari mucumbitse mu rugo rwe se yenda ibyo bintu biba mwari muhari cyangwa yenda nawe mwaje musanga barimo babivuga? Nyine twe kwa ko ducumbitse ari ubwo mu rundi ibyo baba bakora muri sara tubumva tubyumva natwe ubwacu tubyumva aho turi mu kindi cyumba. Aza nabyumvise nyine anikubita hasi nabyumvise abana batabazaga naje nese mbyuka nyine kwa ko naryamye nese mbyuka ngenda niruka njya kure kibaye nsanga ari kwemeza arangije nyine yumye nyine bamufite bamwegera. Iyo nzoka bavuze se iriwe mu rugo yahiriwe yenda igenda ku miyenzi igenda mu rugo yenda muri sako yahiriwe izenguruka mu rubundi ngo bayitangiye kubibona saa 11 za nimugoroba ngo yambuka umuhanda igaruka yongeye isubira yongeye igaruka. Ubwo rero yaje kugeraho nyine iguma ahantu hamwe ntiyahava. We aza atayibona ariko yari afite amakuru kwihari. Urumva ko roko nyine n'ibyandi by'imitego nyine we yumva ko yahageze sinzi byawe nk'akarindagiza akiduka yayitarutse kuko afite n'isitima agenda muri yasaga n'umukara asaga gitinzoka icyatsi kibisi n'incarwatsi ariko nyine ubona ko yari itari y'ubururu kandi cyari igisore nyine inzoka nini cyane. Ubu barajya kumuzana hanyuma itabaro bazabishyingura ejo nyine tuzamuherekeza. Yari ari mu kigero cy'imyaka ingahe? Yari umubyeyi nyine yarabyaye kabiri yari afite nka 36 n'umunani gutyo. Umubyeyi kabiri nibura twamubara nko muri 40. Mwihangane pe murakoze kandi ku makuru muduhaye. Nta kubasha kuvuga byatuyobeye. Twese turimo turarira. Yatambutse inzoka nyine ngo mu masaha ni nka 3 z'ijoro aha. Arimo yinjira mu nzu ngo ahita avuga ngo atambutse inzoka ubwo yicara muri saro ahita asinzira. Ariya mafoto mpaye nayi. Ariya mafoto mpaye nayi. Iyo nzoka nyine yari ngo yanahiriwe ejo ku irembo aho mu byatsi. Na n'ubu rero irahari ariko nyine noneho yamaze gupfa nayo irapfa. Ariko nyuma ngo bayitwikishije amasharani kuri yitahiye ariko nayo yari yamaze kwipfusha. Kiriwe mu byatsi ku irembo. Ngo babivugaga nyine n'abana ngo aho hari inzoka yahiriwe gusa. Nyuma y'uko apfa nabwo yakomeje kuhaguma aho ku irembo. Hanyuma apfuye nayo irapfa. Hanyuma se aho ku irembo yari iri mu marembo yari iri ahagana mu byatsi. Yayitambutse ku muryango yitambitse ku muryango w'inzu. Ntabwo yari yayibonye. Yayibonye atambutse nyine. Hari n'itara ryo mu nzu ryayimuritse yinjiye. Yari umukristo yari afite abana bangahe? Ntabwo amakuru nyafite ariko ari umukristo wo muri Mukura.